kongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana duhamaganga kuri buri munsi kuko ashaka gutugirira neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, iyo itugirira ubuntu ikabiduhamaganga kuri buri munsi kuko idukunda byahebuje. Tuje kugushimira Nyagasani kuko waduhaye kuramuka, tuje kugushimira Mana yacu kuko dukunda byahebuje. Buri gihe cyose wongera gutwongerera andi mahirwe kugira ngo dukomeze kwisubiraho. Urakoze Mana, ukomeze uganzi wacu. Bana b'Imana, Nyagasana araduhamagaye, tuje kumusaba imbabazi z'ibyo tutagiye dushobora. Ahangaha tuje kumusaba imbabazi aho twamuhemukiye. Tuje gusaba Nyagasana imbabazi kugira ngo tubabarire aho twagiye twirengagiza ntidukore ubushaka kw'Imana uko bikwiye. Turabatumiye ahangaha kuri buri munsi, twabategura ikiganiro kiryoshye cyane nk'ikiremwa umuntu wandi ugomba gukenera umuremyi kugira ngo abeho Imana. Ikiganiro cyacu cyitwa Impamvu Imana itaragusubiza. Ese nta kintu urasaba Imana? Nta bintu wasabye Imana none ukaba uhora wivuvuta uti kuki Imana itarasubiza? Kuki Imana asubije runaka igasubiza kanaka, kuki ngiye itarasubiza? Akabya bindi rya Mutagatifu Agustina ati si east et east couronego. Si ceci est cela, pourquoi pas moi? Kuki uriya yakora kiriya? Kuki n'uriya yatsinda? Uriya bikamugendekera neza, kuki ngewe bitangendekera neza? Kuki ngewe ntatsinda? Aha, wasanga hari impamvu ikirimo, wasanga hari ikintu utaruzuza, wasanga hari ibyo utarakora kugira ngo Imana ibonereho nyine gusubiza. Impamvu Imana itaragusubiza. Impamvu Imana itaragusubiza. Impamvu ni nyinshi, ariko turaza kugerageza kureba impamvu eshatu z'ingenzi. Ubwo tuza gutinda ku mpamvu ya gatatu, uze kwicunga ntize kugucika kuko ni iryoshye cyane, ni ikomeye cyane mu mpamvu zose tuza gutanga. Mbere yo kurondora impamvu wakwibwiriza nanjye nakwibwiriza Imana itaragusubiza cyangwa nanjye itarasubiza, reka tubanze tuzirikane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ishingiro rya byose. Burya muri Bibiliya abenshi nuko tutajya tuyisoma, tusoma ibitabo byinshi cyane, ukazenguruka amafilime menshi cyane, amaseri n'amaseri yose ukagenda uzenguruka, ariko ukaza kwibagirwa gusoma ijambo ry'Imana. Na niyo mpamvu nibashije gucengera ijambo ry'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana, ugasoma Bibiliya, harimo ibisubizo igihumbi. Bishatse kuvuga ibisubizo byinshi n'inzira nyinshi Imana inyuramo nyine ishaka kugira ngo dusubize. Ariko se ni kangahe nagiye nsoma Bibiliya? Ni kangahe nisomera urwagwa, ntisomera icupa n'ibindi bitabo byinshi bijyana aho ngaho mwirahari y'isi, ariko nkibagiye gusoma igitabo cy'Imana, nkibagiye gusoma Imana. Reka rero duhere mu gusoma Imana, nawe uraza kugenda ucengerwa n'ibisubizo biri mu ijambo ry'Imana. Imana ihora idusubiza buri munsi. Ijambo ry'Imana tujya kwakira kugira ngo turebe impamvu Imana itaragusubiza, turisanga mu Ivanjili kwanditswe na Luka umutwe wa 13 umurongo wa 6 kugeza kwa 9. Dutege amatwi. Nuko Yesu abacira uyu mugani ati, umuntu yari afite igiti cy'umutini cyatewe mu murima w'imizabibu, aza kushakaho imbuto ariko ntiyazibona. Niko kubwira umuhinzi we ati, uyu mwaka ni wa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uteme ntacyo umaze ahangaha. Undi aramusubiza ati, shobuja, buretse byibura uyu mwaka mucukurire iruhande maze shyireho ifumbire, ahari kera wazera imbuto, nutera uzawuteme. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Muri iri somo baragaruka ku bintu bibiri by'ingenzi: le pardon et la fructification, imbabazi ndetse no kwera, utanga umusaruro. Ubwo nyiri umurima aza gushaka gatatu kose imbuto ariko ntazibone, ariko uyu mugaragu agasaba imbabazi kugira ngo byibuze bongere iki giti andi mahirwe, deuxième chance. Ngarera amahirwe Nyagasani ngiye kuduha undi mwaka, byibuze kongera akaduha umwaka bishatse kuvuga igihe kirekire, umwaka bishatse kuvuga igihe cyo kwisubiraho, umwaka bishatse kuvuga igihe cyo guhura na Nyagasani byibuze ako gafumbire. Iryo sengesho, iyo myiherero, de retraite, recollection, méditation, recueillement n'izindi nzira nyinshi cyane koko zizana agafumbire. Aho hantu Nyagasani koko yongeye kumva andi mahirwe. Nawe mukristo muvandimwe, ese impamvu utarasubizwa waba uyizi? Wasanga koko agafumbire ari gake, wasanga koko amasengesho ari make, wasanga koko imbabazi ari nkeya. Gusaba imbabazi ariko nawe ukiyemeza guhinduka
ukemera guhindura uburyo wakoragamo maze kukagendera neza. Niyo mvuga umuhanga igira iti niba isengesho ryawe ritaguhindura, wowe hindura uburyo ukora mu isengesho. Akenshi dushaka ko Imana yaduhindura vuba na bwangu, igahindura ibyacu vuba na bwangu, ariko tukaza kwibagirwa ko ari twe kibazo. Izo tugomba guhinduka. Wowe nanjye nitwa Nyagasani ugiye guha andi mahirwe ya kabiri, deuxième chance, undi mwaka. Nyagasani niba mpaye umwaka koko, niba ngira ubuntu Nyagasani kongera umwaka, ahandi nagenza nte, nakora iki? Kwisubiraho. Reka rero turebe nyirizina impamvu eshatu. Hari nyinshi cyane, hari impamvu nyinshi cyane utarasubizwa, nanjye ntarasubizwa, ariko tujye kureba impamvu eshatu zikuyemo izindi nyinshi cyane, maze koko nawe ukomeze ugenda uzireba. Ndakwibutsa kuza gutinda ku mpamvu ya gatatu nikubiyemo izindi zose. Reka duhere ku mpamvu ya mbere, impamvu y'ubwigenge. Bishoboke ko Nyagasani ataragusubiza kubera ko buze ubwigenge. Burya umuntu w'umwana aba akigengwa n'ababyeyi, ababyeyi baramugenga, bityo ababyeyi nibo bashobora kumuhitiramo n'uko aba, uko amera, imigambi ye yose ababyeyi akaba ari uko bayigenga. Ngo nyine ntarakura, ubu aracyari umwana. Ikibazo cy'ubwigenge mu Kristo muvandimwe, ubwigenge, kuba udafite ubwigenge bishobora gutuma koko icyo wasaba Imana utarakibona. Ishobora kukubera impamvu y'uko Imana itaragusubiza. Bishoboke ko yanyura ku babyeyi bagusubiza, ariko umunsi uzigenga nawe Imana uzabona ko yizite izagusubiza. Iyi nkuru uko ngenda nyikubwira ugenda uyumva, uragenda urushaho kubonamo impamvu utarasubizwa. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa wari mwiza cyane witwaga Mutoni. Ngo umukobwa wabo bakaba bari bakize cyane, ndetse araba indani mu itorero basenga cyane. N'umukobwa nawe rero akaba umukobwa usenga, ariko n'ikindi gikomeye, ngo yari mwiza afite uburanga, ngo ku buryo umusore yamutambukagaho mu nzira akaba yasitara kubera kumureba, kumurangarira. Cyangwa umusore yaba ari nko guhata ibirayi akaba yakwitema kubera kurangarira uyu mukobwa Mutoni. Mutoni rero akaba yari mwiza cyane, ariko bya bindi yuko nyine nta mwiza wabuze inenge ngo nyine ahubwo agira amabinga. Ngo Mutoni n'ubwo bwose yari afite uburanga bukomeye cyane, ngo nta musore buzonaga igihe kirekire. Abenshi bazagiye baje kumutereta, ariko bikaza kurangira batabanye. Abasore bagera muri 15 bose, umwe akaza akamara ukwezi, undi akaza akaba yamara umwaka, undi akaza akaba yamara imyaka 3 bari kumwe na Mutoni, ariko ntibazigere bashinga urugo, ntibazigere bafata icyemezo cyo kubaza abana. Umwe agatambuka undi agatambuka, abasore bose ngo ntihagira kuko n'umwe babana mu bamuteretaga bose. Nuko umukobwa ageze aha ngaha koko agira ikibazo kiremereye cyane cyo kubona abandi bakobwa mu kigero cye bose bamaze gushinga ingo, ariko we agahora yibaza atari ku bundi ko aba bose barusha n'uburanga, aba bose barusha n'ubukire, aba bose kuko ntacyo bandusha, kuki bashatse ingo zirakomeye, ngiye koko nabuze iki? Nuko Mutoni akomeza yibaza icyo kibazo. Umunsi umwe rero bishoboke ko hari uwamurangiye umupfumu utanga imiti, usiga imiti yo gutuma abakobwa babuza abagabo koko bababona. Nuko Mutoni ngo ntiyatangwayo, aza kugenda igihe kimwe. Bishoboke ko abo batari babizi kuko abo ngo bari abakristo b'indani, hato bataza kumubuza kujya ku mupfumu. Mutoni rero aragenda, ageze kwa mupfumu, ubwo kuko yaraje gusaba umuti wo kuzabona nawe umugabo. Nuko wa mupfumu nyuma yo kwitegereza Mutoni no kumureba wese, nuko wa mupfumu aragenda mu nzu afata ibase y'inyanya. Nuko abwira wa Mutoni ati, umva rero, umuti wanjye ukora mu gihe cy'umwaka, ugiye kugenda iyi base y'inyanya uyishyire ku mutwe, uyicuruze, nizirangira uze umbwire ko zarangiye, umbwire igikurikiraho. Muri iyi base y'inyanya niho hazingiyemo umuti uzatuma koko abasore baza. Nuko mupfumu amaze guha Mutoni ibase y'inyanya, amaze no kumubwira ko igihe izo nyanya yarangize kuzicuruza azajyaza koko akamuha raporo. Ngaho nawe tekereza Mutoni, umwana koko iwabo bari bakize bikomeye cyane, none ko yagiye gushyira akabase ku mutwe yo kugacuruza. Ubwo se abamubonye bazajya avuga ko yasaze, cyangwa bazajya avuga ko nyine ari gusebya iwabo. Mutoni koko nawe biramucanga uburyo ko agiye kwikorera akabase cy'inyanya. Nuko koko areba hirya areba hino, ariko avuga ati nta kundi byagenda. Afata yabase y'inyanya arayikorera, agiye gucuruza, ajya mu isoko aradandaza. Bukiye mu gitondo arahindukira, abwira mupfumu uko byagenze, amubwira ko yabase yarangiye inyanya, amuhereza n'amafaranga yaguze. Bukiye mu gitondo, nuko rero mupfumu aho kumuha ibase imwe, noneho amuha amabase 2 y'inyanya. Aramubwira ati, genda nanone ukomeze umwitozo,
Mutoni nanone aragenda, dore ko aramaze no kugenda amenyera buhoro buhoro ko bamugurira, amaze no kubona abakiriya na za basize inyanya ebyiri zongera kurangira. Nuko umupfumu aramubwira ati umva rero, noneho twara amafaranga ujya wigurira inyanya, ujya kuzirangura, uzajya uzicuruza, hanyuma uzajya ugaruka umbwire igitekerezo gishya wungutse. Nuko rero urumva yari amafaranga y'amabasi 2 y'inyanya. Mutoni aragenda akajya ajya kurangura inyanya, kongera akagurisha nawe. Ageze none mu gihe cyo kujya arangura amabasi 5, agenda kurangura ubundi akongera akagurisha nawe kamwe duke. Mu gihe none yarageze kurangura amabasi 5, arangije aza kubwira umupfumu ati umva rero, ngeze ahantu ho kurangura amabasi 5, ndashaka rero kuntajya kurangura amabase, nanjye ngahita ndanguza n'ubundi. Nuko umupfumu aramubwira ati yego genda ukomeze utyo. Mutoni aragenda, ngo aragenda koko akarangura amabase menshi, ubundi nakongera akayaranguza. Igihe kiza kugera noneho asubira kwa mupfumu, maze aramubwira ati igitekerezo gishya mfite nuko najya gushaka umurima, ubundi nkihingira inyanya, ahubwo nanjye nkajya nzigurisha. Nuko umupfumu aramubwira ati yego genda ugenze utyo. Mutoni aragenda, banza aragiye nyine agashaka umurima w'inyanya, agahinga, inyanya arazeza, akajya nawe aranguza inyanya. Mu gihe gito Mutoni ari kuranguza inyanya, noneho amaze kubona amafaranga menshi koko, arongera ajya kwa mupfumu aramubwira ati umva rero, ndabona igishoro kimaze kuba cyinshi kandi kubona abantu benshi bandangurira inyanya mu mirima yanjye maze kugwiza, wahindura agafata n'indi mirima y'ibijumba, y'ibishyimbo, y'ibirayi, y'imboga, n'ubundi bwoko bwinshi cyane bw'ibiribwa nahinga, kuko mfite abashoramari benshi bari kuza bangana baje kundangurira ibiribwa. Nuko mupfumu aramubwira ati yego genda ugenze utyo. Nuko Mutoni koko aragenda, ubanza yarakodesheje indi mirima myinshi cyane, ahinga ibijumba, ahinga ibirayi, ahinga ibishyimbo, na za nyanya byose arakomeza n'imboga byose arakomeza. Nuko igihe kizimwe kiza kugera koko amaze kubona urufaranga rutubutse, yongera ajya kwa mupfumu, kuko ngo nta kintu yari gukora atabajije mupfumu, nta ntambwe yindi yari gutera atabajije mupfumu. Nuko ngabwira mupfumu ati ubu ngubu koko maze kugira inyungu ziva ku biribwa, ibihingwa, ubu noneho ngiye gushakira none no mu matungo, korora ihene, bityo ngire n'ubukungu buturuka ku matungo. Nuko umupfumu aramubwira ati yego genda ugenze utyo. Mutoni rero ngo aragenda nanone arorora, arahinga, akajya yeza, biba byinshi cyane, ari amatungo aba menshi, ari ibiribwa biba byinshi, yunguka abantu benshi cyane bazamugurira. Atangira kugura amazu, atangira kugura ibibanza, agura butike. Nuko ngo wa mwaka utararangira, Mutoni ngo aza kwa mupfumu amuzaniye invitation y'ubukwe, maze aje kumushimira amubwira ati umva rero nanjye kugutumira kuko hari umusore koko tujya kuzarushingana, ubukwe buregereje. Urumva ko umupfumu yahise yishima amaze kumva ko umuti wakoze, maze aramubwira ati genda ugenze utyo. Byaje kurangira koko Mutoni ashyingiwe, abonye umugabo, ubu urugo ni rwiza cyane, urugo rumeze neza. Nuko ngo amaze kugera mu rugo rwe, nuko mupfumu ngo aramubwira ati umva rero Mutoni we, njyewe nta muti ngira usibye umuti wo kwigisha abantu gukora bakamererwa neza, kuko ubunebwe ni intandaro y'ibyaha byinshi, ni intandaro yo kubura urugo, ni intandaro yo kubura umugabo, ni intandaro yo kubura umugore. Rero ngo akakabase cy'inyanya kugira ngo uzicuruza, kwari kugira ngo nkwereke ko umuntu atangira kuri duke tukagenda dukura kugeza igihe koko aboneye byinshi. Uwo rero akomeje kwizirika ku bukungu bw'iwanyu, wibagirwa ko niwegera unamenya ko nawe iwawe ko kuzakora, nawe iwawe koko uzakenera ubukungu bwawe bwite. Rero iwanyu bashobora no kuzaguha amafaranga menshi y'ibitahanwa n'ibindi byinshi cyane koko baguha, ariko ntabwo ari ibyawe. Ubukire bw'iwanyu si ubwawe. Iwanyu barakomeje, bashobora no kugukomeza, ariko burya ntubukomeye, bigusaba rero kwikomezaho ubwawe. Nguko rero kwigenga, kumva ko ubukire iwanyu bafite atari bwo bwawe. None rero Mutoni, nta buryo koko wari kuzabona umugabo udakora, nta buryo wari kuzabona umugabo ntacyo ufite wamutungisha. Niyo mpamvu rero kakabase wemeye ukagatwara ku mutwe, kugeza ubwo ko bikubyariye ibintu byinshi cyane, amatungo, imirima n'ibindi byinshi cyane koko uzatungisha urugo, kuko ubu ngubu koko warakuze, kwari ukugira ngo ukure. Burya mbere ntiwari ukuze, nicyo waziraga ko wari ukiri umwana. Kuba nta mugabo warabonye iriya myaka yose yashize, nuko wari ukiri umwana.
ubu Mutoni urugo rwe ni ruzima, urugo rwe rurakomeye, umva rurakomeye. Kubera iki? Mutoni yabaye umukozi, none koko yabonye umugabo bigeraho akaba ari uza kumushakisha, abasore bakaza kugushakisha. Kubera iki? Bari gukubona nyine mu mukozi. Mukristo muvandimwe, ntabwo ushobora gutunga urugo niba koko udakora. Akabyaye ni Paulo mutagatifu avuga ati udakora ntakarye. Warya ute se niba utakoze? Watunga urugo ute niba udahangayika, umutwe ugashiraho umusatsi ukamera uruhara kubera gutwara akadobo kakabase k'inyanya ku mutwe? Bya bintu bisuzuguritse, bya bintu bigucisha bugufi. Aha, kuba iwacu bafite amafaranga, kuba iwacu bakize, ntago biragaragaza, ntago bishatse kuvuga ko nanjye nzakira. Biransaba rero gukora cyane ku giti cyanjye, nkigenga. Ngiye impamvu ya mbere ituma Imana itaragusubiza. Wasanga utarigenga, wasanga Imana isubiza, igasubiza ababyeyi bawe, ukaza gufatira mu ibere, kuko nyine utaragira ute nturakura. Iyo umuntu atarakura, hari amabanga bishatse bataramenya, hari byinshi Imana koko itakubwira mu gihe utarakura, hari aho utagera nyine, hari ibyo utabona, hari amafaranga Imana itaguha niba koko utarakura. Nibwo kugiza kubwira ko wakuze, uzakora ubiri ibyuya, ujye mu gishanga, ujye mu kigundo, ujye ku isoko. Aho ngaho niho uzahurira n'umusore wa mukobwa we, ku isoko, mu gishanga, ho ku murimo niho uzahurira n'uwo muzabana. Umuntu muzabana nawe umusanga ku murimo. Aha, umurimo ugasanga y'umuntu, umuntu muzabana ukamusanga ku murimo. Nk'uko bita kwigenga ntabwo ari ukuba ikigenge. Kwigenga ahubwo la liberté c'est choisir le bien, ni uguhitamo uburyo bwo kubaho uvunika, kubaho udateta. Ngo iwacu warakize we, ukiryamira ati bize ngarami, iwacu bazabamba amafaranga. Niko wa musore we, papa wazagusabire, papa wagukwere, papa wawe agushyingire, papa wagushakire byose koko. Nta soni. Ni ngombwa rero nawe kwigenga ntabwo ari ukugenda ngo ubindara, ahubwo kwigenga ni ukwimenyereza gukora. Yemeza gukora n'igihe utari kumwe n'ababyeyi, kuko mu rugo rwawe se ninde uzagukorera? Ni wowe ubwawe. Ujye uzirikana ngo ese nanjye nshobora gutunga umusore, ushobora gutunga umugabo. Niba koko ushobora gutunga urugo, bishatse kuvuga ko wakuze. Niba wakuze rero uzabona umugabo. Ngiye impamvu ituma abenshi tudasubizwa. Kubera iki? Wasanga utarakura, wasanga utarari igihe cyo gutunga urugo. Kuko burya gutunga urugo ntabwo ari iby'abandebwe, ni iby'abakozi. Aho wahita umbaza uti ko mbona se hari bamwe babatunze nta mafaranga bafitiye. Ntabwo nyine wabahute se nyine niba udakora ntakarye. Ariko hari ikibazo wakwibaza nawe, kuki ushaka umugabo uzagutunga ariko ntushake nawe uwo uzatunga? Mutoni. Aha, nguko ko abantu benshi twagiye twigira ba Mutoni wa se, abenshi tukigira abatesi, ariko ukaza kwibagirwa ko nawe ushobora gutunga umugabo. Kandi byaba buri gihe cyose ukumva ko nawe ushaka kugira uruhare rwo kwagira undi neza. Ariko ubundi ujye ushaka ko abandi bakugira neza, ujye ushaka ko umugabo ari uzagutunga. Icyo utatunga umugabo biragusaba kugira gute? Gukora cyane, kwigenga, ubwigenge bw'abana b'Imana. Mutoni. Ngako kakabase kazavamo 5, nyuma kazavamo ikibanza, nyuma kazavamo umurima, nyuma kazavamo ihene, inka n'andi matungo menshi, za butike nyinshi. Kubera iki? Navumbuye ibanga riri muri kakabase kawa mupfumu. No gukora cyane, kutaba umutesi, kwigenga, kuva ku babyeyi. Ingingo ya kabiri ituma ihiniyemo impamvu nanone Imana itaragusubiza, n'ubumenyi. Wasanga hari ibyo utaramenya, wasanga uzi bike. Hari amashuri ugomba kubanza kwiga. Nka Mutoni hari amashuri yagombaga kubanza kwiga. Ishuri ryo gukora, ishuri ryo gutwara agatebo ku mutwe, ishuri ryo kumenya gushaka imibereho. Akawa mugani w'amashugira uti umwana w'indugu ayumvira mu ibale, ngo umwana w'indugu yumvira mu ibuye. Bishatse kuvuga bisaba kugoka, guhangayika, kuruha. Bakagutsikamira ariko ugakomeza ukabaho, bakagutsikamira ariko kagenda ushinyiriza kugeza igihe ugereye aheza, kugeza igihe uri kumvira iyo mibabaro, iyo mvune, ugakomeza ukumva. Amasomo rero kwiga ntabwo ari gusa kwicara mu ishuri na mwarimu afite ingwa cyangwa afite ikaramu cyangwa afite n'ikaye ngo nibwo koko ugiye kwiga. Ubuzima ni ukwiga, ubuzima bwose ni ukwiga. Bya bindi by'umulatini Seneca yavuze ati non scola sed vita discimus, non étudions pas pour l'école mais pour la vie. Si byiza ko wigira ishuri amadiploma hanitse, za dogtora z'ibirenga. Oya, ubuzima bwabwo ni ishuri. Iyo utambutse ku muntu
yagombye kugira icyo akwigisha. Iyo ugiye kwa mupfumu agakwigisha uburyo koko batwara akadobo karimo inyanya kandi iwanyu basanzwe batwara amabeni y'ibikoresho cyangwa ibicuruzwa, aha ukibuka ko hari ishuri utariga, hari aho ugomba kubanza kwiga. Hari igihe tujya ku bapfumu ati twabuze abagabo, twabuze urubyaro, dufite ibibazo byinshi cyane, ariko tukaza kwibagirwa ko hari ibyo tutaruzuza twebwe imbere y'Imana. Hari amashuri tutariga, wasanga Nyagasani ashaka kukunyuza muri ubwo bubare, ubanze nawe ugire ubwenge buke wiyungura, wongere ubumenyi, wongere ubwenge. Burya icyago cyose iyo kije mu rugo cyagombye kwigisha ubwenge, ukazagisohokamo koko uri dogiteri, ukazagisohokamo koko warize. Akajya n'ijyana Nelson Mandela ugira uti je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ngo ntacyo ashobora gutakaza, ahubwo ikije cyose ndakigiraho cyangwa nkagira ibyo nungukira kuri cyo. Kunguka no kwiga igihe cyose duhuye n'ibyago, buri cyose ukajya ubona mu kuboko kw'Imana, ukajya ubona ko hari aho utaragera, hari aho Nyagasani ashaka gukugeza. Aho niho mutoni koko Imana ishaka kumukura, bwa butesi arimo, bwa butoni, ubutoni bw'iwabo. Ariko Nyagasani arashaka kubanza no kumwigisha ko no mu rugo burya ntago buri gihe cyose byikora. Hari n'igihe byagera mu rugo ukaburara, kandi wowe utarigeze uburara, ariko mu rugo iwawe ushobora kuzaburara. Icyo nicyo Nyagasani ashaka kukwigisha, iryo shuri ugomba kurinyuramo. Akamvuga uyu muhangi agira ati aho guha umuntu ifi ukazaba umugaburiye nka rimwe, wamwigisha uburyo bayiroba, bityo ukazaba umugaburiye iminsi yose. Amen. Ngo rero mutoni bigisha gutwara akabase ku mutwe kugira ngo ubwe azivumburire, kugira ngo ubwe nawe koko azagere kure, ka kabase kazamugeze kure, azagere kuri nyinshi, kuri 5, ku 10, bigeze naho nawe yihingire ubwe akajya aranguza. Kubera iki? Kudasuzugura. Kwiga kwikorera ibintu. Nkiga kwikorera agatebo cy'inyanya, nkiga kwikorera indobo y'inyanya, nkiga nanjye mu ishuri ryo kujya nihangira imirimo. Kwihangira imirimo bitume koko urwo nzaruteza imbere. Wari wabona umugore w'umunebwe mubyeyi mu rugo, umugore utinjiza na gatoya mu rugo, umugabo utinjiza na gatoya mu rugo, babagabo koko baza basaba ibiryo batigeze banahaha. Rimwe na rimwe acuraguza umugore ati ntuzi guteka, kandi atarigeze abihaha na rimwe. Nguko abantu benshi tuza dusaba ibiryo ariko tutigeze tubihaha. Nguko abantu benshi tuboneka ku isahani ariko umurimo wagera tukabura tukazimira. Ubwo bunebwe mu rugo twigeze ba mutoni, twigize abanebwe, kandi koko ugomba gukora, ugomba kwiga. Ikikubwira ko uzaba wamenye nyine nibwo koko bizarangira utangiye gutanga invitation, ubonye umusore, ubonye umugabo, urugo rugenze neza, nawe ugiye kubaka urugo nyine kuko hari ibyo umaze kumenya. Wari uzi ko umwana muto hari ibyo umubyeyi atamubwira. None se mama we yakubwira ati mu rugo nugerayo umugabo ashobora kuzagukubita urushyi, uzarwihanganire? Nyogosenge nabona ko uri umutesi ntabwo azigera akubwira ko mu rugo bishoboka ko waburara, cyangwa ko mu rugo bishoboka ko umugabo yagukubita akagukubita urushyi. None se nagukubita urushyi uzataha ujye wanyu uti mama barangubise, cyangwa umugore yamuruma amazuru akayakembura agataha arira ati mama barangubise, umugore arangubise, umugore arandumye. Aha, mbega abagabo b'abana, mbega abagore b'abana. Akamvuga igira iti nta mwana usya aravoma. Bishatse kutubwira ko umwana nyine bigoye ko ari we washinga urugo. Hashinga urugo umuntu mukuru wamaze kumenya inararibonye. Inararibonye rero ngo ntabwo ngo ari yabonye byinshi cyane, ahubwo niyabonye ishyano igasiba irindi. Niyabonye ibintu byinshi ari ibihari n'ibyiza, nuko rero ikagenda imenya uburyo bacangura, uburyo bakomera, uburyo bashinyiriza, uburyo bitwara neza mu rugo. Ubwo bumenyi, ubwo buhanga. Wari uzi ko twebwe abantu tujya dusaba Imana ibintu byinshi cyane ariko bitari ku bushobozi bwacu? None Imana ikabanza igashaka uburyo twanyura mu ishuri. Bishobora kuba ndi umurobyi ngasaba Imana imodoka, nuko nkajya nirwa ntegereza ko Imana izampaye imodoka. Nyamara Imana yagira icya ikanyihera ubwato ko buzamfasha kuroba neza, ikanyihera ibikoresho byose byafasha kuroba, ya modoka sinyibone. Naho nanjye nti Imana yanyimye, nyamara nkaza kwibagirwa ko hari ibyo ntazi, hari ubumenyi ndafite, hari ubumenyi bw'imodoka ndafite. Cyangwa Imana ishobora no kubona ikabona ya modoka ishobora kuzayiguha bikagutera kwiraza inyanza, cyangwa igahita iguhitana ako kanya. Nuko Imana muri wa mwaka yakongereye igakubwira iti oya buretse gatoya, ikaguhereza isuka aho kuguha imodoka. Isuka uzahinga, ikaguhereza ka kabase uzaheraho kugira ngo ugende buhoro, kuko huti ibyari bihumye. Ikintu cyose uzajya ubona kigahita kikora, uzajya ushyiraho danger de mort. Uko utamenya niba atari igipirate, ntiwamenya niba kije ku busa nyine. Nibwo uzasanga koko hari abakobwa bigerezaho agashaka gusaba kuzabana na dogiteri,
kandi nta n'amashuri abanza afite, ngo kubera iki? Ko kwifuza nyine. Bigusaba kubanza kwiga nawe, ukiga ukagira ubumenyi ku bintu uri gusaba nawe, kuko ushobora gusaba ikintu nta n'ubumenyi ufite bwo kugikoresha. Imana rero nk'umubyeyi ushishoza amenya ikidukwiye akaguha ikigukwiye. Imana rero ibanza kuguteguza, ikabanza ikanakwigisha, ikakunyuza mu ishuri kugira ngo ejo n'ejo bundi utazaba dogiteri ugahita wihenura ku Mana, niba koko uri mu murongo w'Imana. Imana iradukunda mwa babyeyi mwe. Imana buri gihe igenda ku ntambwe yacu igira ngo koko itugorore. Akayivanjiri twumvise koko Imana iyo ibonye ko uri mu cyaha iguha n'andi mahirwe. Ayo mahirwe rero ni ubumenyi ugomba kuba uri kwigiramo. Kwiga buri gihe, kwiga buri gihe, kwiga ntibirangira. Umuhanga niwe wavuze ati niba umva utagikeneye kwiga uzamenye ko ugiye gupfa. Abantu benshi twagiye tuminuza tugahita duparika, nyamara nibwo uzasanga koko abahanga benshi, abanyabwenge benshi bagiye bibagirwa Imana. Imigambi yabo yose bayikuye mu Imana, ngo ntibagikeneye kwiga. Akamvuga igira iti science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ngo igihe cyose uzamenya ubwenge, ubuhanga, ariko nta Mana ufite, ibyo byose ni zeru. Nta mutima nama ufite, ibyo byose ni zeru. Kwiga ni uguhozaho, kwiga ni bya buri munsi, nta guparika ngo nararagije. Ngiye rero impamvu ituma Nyagasani ataragusubiza, wasanga hari amashuri yikeneye kunyuramo, wasanga hari prison Nyagasani yaguteguriye kuzabanza ukanyuramo, kandi nabyo byaba, wasanga hari ubumenyi bundi Nyagasani agikeneye kongera kuguha. Ariko twebwe abantu kubera kwihangana guke, kubera kurambirwa, duhita twivumbura ku Mana ati Nyagasani waranyibagiwe, bikaza kurangira koko dutorogeye, tutongeye kugaruka mu by'Imana. Imana yarantaye, nyamara ntuzi impamvu uri kunyura aho ngaho. Buri gihe cyose ikintu cyose ukibona mu kuboko kw'Imana, kuko utabuzi icyo Nyagasani yashatse, kuko turashagase turabanyanteye. Na niyo mpamvu Nyagasani ashaka buri gihe ukunyuza ngaho kugira ngo akujyane buhoro buhoro ku ntambwe yawe, ku bwenge bwawe, ku bumenyi bwawe. Ngo wa mwaka Nyagasani abaguhaye kugira ngo umenye ubumenyi. Nubona umwaka urangiye ukabona utangiye ubundi ujye uvuga uti ndatomboye we, Nyagasani anyongeye amahirwe we, Nyagasani anyongereye ubundi buzima bushya, Nyagasani anyongera andi mahirwe kugira ngo nisubireho. Icyo aba ari cyo uzajya utekereza. Kuba uriya yabonye umugabo, nge nkageze ikiye ntaramubona ndi umukobwa kandi nibwira ko ari nge mwiza, no kubera iki? Nyagasani ategereje kuhinduka, ugahindura yanjye somo ufite, ugahindura bwa buzima bubi ufite uri kwangwa akajagari, ukaba umuntu mwiza atari inyuma gusa ahubwo n'imbere. Impamvu Nyagasani ataragusubiza, wasanga ugifite ubumenyi buke. Nirinze kuvuga ubujiji kandi nabyo byabaho. Reka tujye ku mpamvu ya gatatu, anayo rurangiza. Iyi mpamvu koko noneho umubyeyi niyo ikomeye kurenza izindi zose zabayeho. Iyi mpamvu ituma Nyagasani ataragusubiza, impamvu nahiniye mu ijambo ryitwa ubutungane. Uyu mutini twumvise mu ivanjiri utera imbuto, urerekeza ku mbabazi z'Imana, ukerekeza uko Nyagasani twihanganira agira ngo noneho iminsi yose isigaye ubuzima bwacu twera imbuto nziza. Noneho igihe gisigaje, igihe cy'umwaka, igihe kirekire, nongera kuko nisuganye na Nyagasani. Kandi suzirikana ngo umunsi umwe ku Mana ushobora kuba nk'iminsi 5 ku muntu, n'isegonda imwe ishobora nko kuba iminsi 1000 ku Mana. Rero icyiza nuko buri kanya ugomba kuba witunganyije, kuko Nyagasani yagiye kuguha. Nanone ntabwo areba ubutungane bwawe, ntabwo areba ko uri umuntu mwiza wuje amategeko yose, ahubwo agendera ku mpuhwe ze. Nanone ariko se nanone Nyagasani agomba kuza agira agasanga impuhwe ze zikajya naho zifata muri wowe nyine, kuko akenshi harwo tujya ngo Imana kuko izageza impuhwe zayo gusa twebwe tukigaramira, nyamara impuhwe z'Imana zigeraho zifata. Iyo rero watomboye impuhwe z'Imana zigafata ku gitaka cyiza, ku butungane, umva bya bintu urabibona koko Nyagasani wamusabye, ukumva koko wari unabikwiye nawe. Haraho bigera ko kumva noneho kuba Nyagasani aguhaye iki ngiki nuko koko yabonaga ko igihe cyari kigeze, tugategura igihe cya Nyagasani. Ibintu byaza kukavuga uti Nyagasani koko igihe cyari cyageze, noneho dore igihe kirageze, dore igihe kirageze, dore igihe kirageze. Noneho ngiye gutanga invitation nanjye. Bya bintu nitaga imyako, bya bintu nitaga karande ngo byari byaramboshye, aha nasanze ahubwo ari ngewe wari wariboshye. Kubera iki? Kubera ubunebwe bwanjye mutoni. Ubunebwe nanone burashushanya ubunebwe tugira mu by'Imana. Imana igahora twinginga guhinduka, ariko shwe ntitwigere duhinduka, tukaba rutare. Nidukeneye guhinduka tukafunga umutwe, tukanangira umutima. Aha akantu kwese umuvandimwe aciye akarongo. Uzi ko abantu benshi wowe nanjye turimo
dushaka ko abandi bahinduka ariko twebwe ntidushake guhinduka. Dushaka ko Imana yahinduka ariko ntidushake ko Imana yaduhindura. Ntidushake guhinduka twebwe. Urashaka guhindura ariko ukanga guhinduka kandi byaba. Akantu mujye kuvuga gaco turongo dutatu. Uzi ko abantu benshi wowe nanjye wasanga tujya tureba amaboko y'Imana aho kureba uruhanga rw'Imana. Ibyo bishatse kuvuga iki? Hari igihe uhora ucunze ngo Nyagasani impereze iki ngiki. Yewe nimwe mukarambura amaboko ati Nyagasani nshyiriraho, Nyagasani nshyiriraho. Ugahora uhangamye amaboko y'Imana, ko Imana ijye kugukorera ikintu, ko Imana ushaka kuguhereza ibi ngibi, ko Imana yita ku byifuzo byawe. Ariko wowe ntushake kureba uruhanga rw'Imana. Uruhanga rw'Imana muri Bibiliya rusobanura ubutungane bw'Imana, kureba mu maso y'Imana. Akayaza Buri igira iti ab'intungane nibo bazareba uruhanga rwa Nyagasani. Niko ko umukristo muvandimwe ntago ushobora kubona uruhanga rw'Imana udatunganye, kuko ntago nyiri umwanda ashobora kwihandagaza ngo yegere nyiri ubutungane atarabanza kwigora, atabanza kwisukura. Nawe rero birashoboka ko hari ikintu utarabona, ariko wasanga bitewe nawe, bitewe n'ubutungane buke bwawe. Nirinze kuvuga ibyaha byawe, nirinze kuvuga ubugome bwawe, ubunebwe bwawe, ubuhemu bwawe. Ibyo ngibyo nibyo usabwa gukosora. Akenshi dushaka gukosora abandi ariko twebwe ntitwikosore. Dushaka ko abandi bahinduka ariko twebwe ntiduhinduke. Noneho wasanga turi gutakambira Imana ati Nyagasani duhereze, Nyagasani duhereze. Nyamara wongeye mwako kantu k'ubutungane ugatunganira Imana, yanjye sombi wasanga ari yakuzitiye, wasanga ari kuzanira wa mwaka uvuga ngo ni umwaka ngo abasore baraza ntibaze. Nyamara wasanga ufite ingeso kunangira, wasanga ugifite ingeso y'ubunebwe. Ubunebwe no muzi ukomeye w'icyaha, uzana ibintu byinshi cyane. Iyo umuntu ntacyo afite ari gukora, ago mu ngeso nyinshi cyane mbi, ago mu byaha byinshi. Kubera iki? Yanze gukora bwa bunebwe. Wasanga Nyagasani nawe ategereje kuri kubunebwe, ukareka ubutesi kugira ngo uko ukora umurimo. Ni nabyo abahanga bavuze bati iyo umuntu afite umurimo ari gukora, gucumura biragabanuka. Nawe mukristo muvandimwe ujye ureba n'igihe kirekire koko utakimara uri kota izuba nk'umuserebanya, ubunebwe, uraho nta kintu uri gukora, wiryamiye 24 kuri 24, nta gitekerezo wiyungura, ibintu byose baragushyira ku isahani, ibintu byose utunzwe n'iwanyu, umeze nyine nka mwana utaracuka. Ababyeyi koko bagifatira bibero ngo uko rero uko tagomba kujya ureba amaboko y'Imana gusa, ahubwo shimisho no kuzareba uruhanga rw'Imana, ubutungane, nawe ukabanza ugatungana. Ushobora kuba ufite ibifaranga byinshi, icyo Imana ikeneye burya ntago ari umubare w'amafaranga ufite, ahubwo Imana ikeneye wowe ubwawe. Ni wowe Imana ikeneye. Abantu benshi koko dukunze guhereza Imana amafaranga cyangwa tugashaka ko Imana duhereza amafaranga, ariko twebwe tukayima ubuzima bwacu. Iyi nkuru wasanga warayumvise igihe kirekire, akabya bindi bya umugabo ngo abandi bahoraga bamutumira mu bukwe bakamuha invitation kubera ko ngo yarakize, ngo koko kabatwerera bikomeye cyane, amadolari akomeye cyane, menshi cyane, akabatwerera bikomeye cyane. Ariko ngo nubwo abatweraga we ntajyeyo, agatangira ifaranga byinshi cyane, bamuhaye invitation akayifaranga byinshi cyane, ariko ntajyeyo. Ngo nuko rero ngo umunsi umwe nawe ngo aza gukora ubukwe, ngo ubukwe yaragiye gukora, ngo n'umuhungu w'imfura wari wapfuye, ngo noneho nawe atanga invitation kugira ngo abantu koko baze kumutabara. Birumvikana babantu nabo niba ngo akebuka ajye bamugarura, nabo koko ngohereza ibifaranga byinshi cyane, yewe birenze nibyo yewe yagiye abahereza. Nuko agiye kubona yisanga ari wenyine kumva. Ese uyu mugabo araza gucukura imva? Ese uyu mugabo araza kwifasha iyi mihango yo gushyingura uyu mwana we? Biraza kugenda bite? Nuko wa mugabo nta kindi cyamwishe usibye agahinda kubona afite ibifaranga aho ngaho byinshi bamutwerereye, ariko nta muntu afite. Mbega kaga, mbega ibibazo, mbega agahinda. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko Imana dushaka kuduhereza ibintu, ariko twebwe tukayima iki? Tukayima umutima wacu, tukayima twebwe, tukayiyaka. Nyamara Imana iba yifuza ko uburyo n'ubwo wabura ibintu, ariko uri kureba ubuhanga bw'Imana umeze neza. Kureba amaboko y'Imana gusa, nyamara uruhanga rw'Imana ntararubona, wawe umeze nyine nk'uyu mukire utwerera abandi gusa, ariko ntazigere yitabira invitation. Nguko Nyagasani tumusaba ibintu byinshi cyane, ariko twaza kwegera uko ari twebwe akeneye bwa mbere. Kuko niba ndi mu Mana wageze ngo hari icyo nzabura, ni nacyo gihe ko hazaza ibyago, ibibazo, yewe ikigerezo kigatinda no kurangira. Ariko kubera ko mfite Imana, nuzuranye n'Imana, mfite ubusabane n'Imana, mfite ubutungane n'Imana, nzabasha kwihangana cya kigeragezo kugeza igihe Nyagasani nyine azansubiriza. Kuko
n'ikindi kandi ibibazo byose dufite hano ku isi nta nubwo bishobora kuzasubizwa hano ku isi, kuko hano turi mu buzima bucagase, turi mu buzima bufite iherezo. Niyo mpamvu ibisubizo byose twagira nta herezo bizagera hano ku isi, iherezo ni mu ijuru. Niyo mpamvu iyo ufite ubutungane, iyo uri kwitwara neza, iyo uri kugenda mu murongo mwiza w'Imana, ushobora no kumva bya bigeragezo ukamenya n'iherezo ryabyo, ukamenya aho bigana, ukamenya kubyihanganira, ukamenya kwakira ibisubizo by'Imana. Kuko umuntu wakira ibisubizo by'Imana, umuntu winjira mu ngoro y'Imana, umuntu kubona uruhanga rw'Imana, ni wa muntu kugenda mu ngeso nziza, ni wa muntu udahemuka, ni wa muntu ufite imibereho nyine inyura Imana. Kunyura Imana mu buzima bwa buri munsi ni wowe koko uzamenya neza impamvu Nyagasani ataragusubiza. Wasanga ari wowe gitegereje, wasanga wa mwaka utarashira, Nyagasani akaba ategereje ati reka n'icyo wa mwaka ushire. Umwaka kuri Nyagasani ni nk'umunota, ni nk'amasegonda, ni nk'ejo. Ugiye kubaza uti aho kubana na mfite, aho kubana na ndi, uwo wahitamo kubana nawe ninde? Ni mfite cyangwa ni ndi? Ukaba ufite ibintu y'amaboko navuze y'Imana gusa, ariko akaba aricyo gusa ucungiyeho Imana, ariko wowe wamara kwakira bya bindi ugahita uzinuka ubuzima bw'Imana, ugahita uzinuka ubuzima bwa roho, ukajya kure y'Imana. Nguko uko abenshi tutariho Imana ibishaka kugira ngo tubeho. Ngo na wa mupfumu nawe unyura muri za nzira akabanza agakorera muto nakabase k'inyanya kugira ngo abanze abeho, abanze kuko yigenge, ntagire undi yegamiraho, kuko niyegamira ku bukungu bwa se, ku bukungu bw'iwabo, ntago nyine azaba ariho. Ubukungu ni zeru. Bisaba nanone ngewe ubwanjye, bisaba nanone kwegamira nyine Imana, kwa kwigira la liberté. Rero mu Kristo muvandimwe, wasanga naho hari ingeso yakugizeho karande, ubucakara, ukabibata se kibi kubera ingeso mbi, kubera cyaha. Uyu munsi ukivanemo, ubundi utegereze gushaka kw'Imana. Mu Kristo muvandimwe, akantu ugiye gusoreza ugacaho uturongo dutanu. Nubona kwigenga warabishoboye, ukaba wigenga. Kwigenga dushatse kuvuga ni ukuva mu cyaha, ni ukuyambura ku bigare, ku ngeso mbi. Nubona nanone ayo mashuri umaze kwiga, kuko umaze kugira ubumenyi buhambaye, ndetse uri gushyikirana n'Imana mu butungane, wajya kubona ukabona icyo wasabye Imana nturakibona, aha ujye uzirikana ngo nanone ibyo tubona byose, ibyo duhabwa, ntabwo ari uko nanone tuba turi intungane, cyangwa ari uko twitwara neza, cyangwa ari uko turi mu murongo mwiza, cyangwa ari uko twari tubikwiye, ahubwo ni impuhwe z'Imana. Byose ni Nyagasani, ubuvunyi bw'Imana n'impuhwe zayo, ni uburyo Imana itugenga, ituyobora, ikaduha kubaho uko ishaka, atari uko twebwe dushaka. Hari n'igihe Imana ibyo iba itarabiguha, kubera ko iba yabonye ko ishobora kubiguhukira, ukiyemera, kubera ko nyine utabikwiye, uracyari umwana, ikaba ishaka ko utahita upfa. Uzi ko hari ibintu Imana yaguha bigahita bikwica ako kanya, kubera kwiyemera, kwirata, kwikuza. Ariko Imana mu bushishozi bwayo, mu buhangange bwayo, ikabinyuza kugira ngo ubanze ukure, ubanze wegere imbere, ubanze umenye Imana, kuko numenya Imana bizatuma utirata. Kandi Imana iguhaye ikintu, nanjye kuvuga ukiri umwana, bituma wirata ukiyemera. Uzi ko kwica byaba byegereje ugahita upfa. Nyamara Imana ntabwo ishaka ko twahita dupfa, ahubwo ishaka ko nirangiza kuduha ikintu tugikoresha neza wa muri wa mwaka wose, tumererwa neza. Icyo Imana idushaka nuko twamererwa neza. Twebwe rero dusabira byinshi byihuse, nyamara wasanga atari byo Imana ishaka. Wasanga Imana ifite uko yagennye ibintu. Uze kungurira ifoto y'umwana Imana yahaye indege, uwo mwana azayigenza ate? Uze kungurira ifoto y'umwana Imana yahaye hoteli ikomeye cyane y'inyenyeri 5, uwo mwana azayigenza ate? Aho uwo mwana koko azashobora kwicunga? Icyampa Imana ngakora ugushaka kwayo, icyampa Imana ngareka ibyo Imana ishaka akaba ibyo bijya bimbaho. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.